umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basketi na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Urambaza iki wowe? Icyo nakubwira kagahinda kanyishe. Urajya tujyane? Twanajyana da. None se kugiye hakiri kare ninde uri buteke? Ariko ubundi uba muzima ugira ubwenge bahe? We ntureba n'ibibazo birahanga ukuzana imiteto yo guteka no kurya. Wajya ukitekera ukarya. Ni umukozi wawe. Shonje da. Shonje kandi nta urabizi ko ntazi guteka. Suko biragenda bite? None urajya ngaruka ngo utekere? Wantekera ukabona kugenda da. Uri umubyeyi se? Kuri umusazi buriki. Rimwe na rimwe mbona ufite ubwenge. Ubundi nkabona umeze nkaho bwacuramye. Se twabanye nabi cyangwa ko bakurukanye mbigizemo uruhare? Wowe kubibonye babonye namubwiye ngo mwirukane cyane abwiraga ngo uramuziza iki? Right. Birabaye. Nkabura mariki muri iki cyumba koko. Nkabura mariki hano koko. Ese ugeze ufite umushiye. Ndavuze ko sohoka ugende none ahangaha. Ni gute winjira mu cyumba cyanjye ubundi ntanabizi? Ako none naragowe. Ako se birasa n'urugo koko. Mese ntago. Mvimva imbere mbabarira kabisa. Ugisha ukuri. Nese ibere hariya ntabyo ubonye. Kuba nabibonye ariko ntubona bitandera. Genda ubwire shobuja gushakira uzajya gutekera rero. Urumva? Databuja ntazabona umwanya wo kuntekera cyakucakira untekera. Ukabaza hano ni benshi kandi baba baje guteka. Gusa urumva ntazapfa. Bahemvana imiteto rwose mbabari. Urumva? Noneho niba utashaka kuntekera tugire ujye kugishaka ikintu ngurira ku muhanda da. Ariko uri umusazi shobuja ntari mu nzu. Aho se ufite ikihe kibazo ubundi? Tabuja yarampebye ga. Abo byo byihorere kamubwire. Ngiye nkeneye yuko unkorera diru kandi ntazaguhemba. Urimo urabyumva? Umva ko nawe warunkeneye se. Nawe warunkeneye rwose. Nyine nzaguhemba tega amatwi wumve. Yego, uriko bijye utambwiye. Umva. Nubona umukobwa uwo ari we wese yinjira ahangaha. Yego. Uwo ari we wese yinjira aha. Yaba muto yaba munini yaba indaya yaba iki. N'ababandi wasanza. Ingegeri yariyo yose uri kunyumva? Ndakumva. Uzampamagara. Babaranda kwingiye. Ako watuje twumvikana. Konge nawe n'ubundi turumva. Babarira kabisa. Babarira. Gusa niba ntagiye kurota undigisha umusego. Indese ngewe. Nabyirwa n'iki muri ko atari cyo cya kinakuze. Ngewe nkuniga se yamba ndushaka kuniga wagize ngo ari kubiri guhumeka nawe ko. None uraho ngaho uruhamara iki nyine uhagaza mu mariki. Nje ko ngo turyame niko nabonye utaho naniwe narije ngo turyame. So humbe. Ugira uwo wica se. Uri kumva ibyo mvuze? Ndavuze ngo uzampamagare. Ko bazaguhitana. Zaguhitana. Ibyo se birakureba? Uzanyishyura se? Nzakwishyura nyine. Nakizezwa n'iki ko uzanyishyura? Ase babona nge ndi mu mikino cyabona ndi umwambuzi. Ushobora kurenga hano nkahita nibagirwa akazi ko wampaye kubera ko kadahemba. Nge nakubwiye ngo ingegeri yariyo yose uzabona ahangaha uzampamagare ubundi uzanyishyuze wagakoze. Hari ikindi? Yego nzabikora kuko nyine unyumviye ubusa. Genda ubwire shobuja gushakira ugutekera cyangwa ajye mu gikoni ateke murye.
urimo uranyumva ntabwo n'ubundi nari ndanga nk'umukozi wanyu njyewe genda se ariko urugendo rwiza n'ubundi urabeshyira ubusa ye mbabarira ndeke mbabarira ndeke kabisa wambabarira ukandeka koko wambabarira ukandeka se wanditse ko nk'ubwo none nk'umuntu nk'ubwo ubundi buri mu biki ubundi bugira mu mutwe yakubona nk'ubwo buri mu biki koko ahubwo se uri mu biki wagira ka kwigira umwana katwumva ibintu by'ikirenda katwumva sereka mubaze ikintu cy'umuhondo ako subaye icyaka kanza ntabwo ndi ikiremba niba nyine utari kireka tubikoreye ndi ikiremba nyamara ushobora gukomeza ugashaka ibintu ukagira gute ukazana ibintu nk'ibyo ngibyo gatoya habaho kuzura umuganda ukicuza impamvu ibyo bintu hari ikibazo se kandi reka urahura n'akaga jewe komeza ukire nyine wowe nyiyereka nyine muri nako komeza ukire muri mood urahura n'akaga wandetse reka nyine gushyire muri mood wambabari ukandika ko ako se nkuretse kubera iki sindi umugore wawe reka ngwino kubamo ntabwo nshaka ibyo bintu simbishaka ntabyo ushaka cyangwa nuko ntabyo uzi gukora ntabyo ushaka cyangwa nuko ntabyo uzi gukora ngo nta n'isoni ntabwo nshaka ibyo bintu gukora se ubu ngubu nagiye gutera inda umwara ari uko ntazi kubikora baragutereye twarakumenye reka nyine tubikore nise bite ko mbona none agahinda kakwishe Ruka bawicaye hano ma bawicaye hawaii Tesha umwana wese n'iki cyamuriye ni utuntu mama yambwiye ko yarwaye ku mubiri aba amarira yari ufite arashize akareka amarira se amarira y'umugabo ari gatemba ajya mu nda amarira y'umugabo atemba ajya mu nda none se harayo wabonye hanze ako gashambo bari mu bwizo ninde muntu wakwanduje sida ingi ninde ukuri ko ndwaye sida ngewe mbabarira umbwiza ukuri ntago turi abanzi ntago turi abaturanyi babi mbwira umbwiza ukuri ninde muntu wakwanduje sida nyine reka nkubaze nanjye wowe ushobora kubona umuntu ukavuga ngo uyu muntu arwaye sida sida uyibonera he ubona ngenda nyijojoba ubona ngenda ntonyanga sida iyo sida ubu kuvuga ngo ubura umbaza buri munsi uyibonera ariko ubundi wazaje twajyana kwa muganga kwipimisha ubusa n'ubu urabihakanyira ntuse ntabihakana wampimye gashamo winjiye kwa muganga nkureba usohoka muri kurira umuganga ari kukwiruka inyuma akubwira ngo icara ubanze wihangane utuze none se kucyumva ko ntasohoka ndi kurizwa n'ibyishimo by'uko nsanze nanduye ibyishimo nsanze se wicaye ahangaha umutwe wenda kubusaturamo kabiri nari ndi gutekereza nyine uburyo ntanduye ntibivuga ngo bite se sha nawe uzakura sha humura ugiye gukura ubwirira umwana bumubwira ubugambo bubi ko mbona afite uduseba ahubwo yarakuze ntabwo umwana wanjye yakuze ku buryo yatangiye kurwara ibirwara byo mu maraso nkawe ubu se yatangiye gufata imiti ariko imiti y'iki none se mu mwana n'imbwa yamuriye ku kuboko ku buryo noneho ugiye kujya ubona umuntu wese ukabona arwaye sida ariko ninde uri hano urwaye sida ubundi mu mwana kandi urukira mukaso rugatwara nyoko ubwo se ngiye kuvuze ninde mukaso nindera nyina mvuze nawe na mukase ni wowe erega reka nkubwire sibyo ikiza ni ukwiyakira ugafata imiti kuko n'uwayikwanduje ndamuzi di ariko niyakira mu biki ariko ndakubajije ndiyakira mu n'uwayikwanduje ndamuzi ingi se ingi ariko se hirwa ubundi ko kuri musaza w'umwari ndi musaza w'umwari muravukana neza cyane rwose turavuka nose wanyu kwavukire ni hehe mu rugo se mu rugo ni Nyamagabe so hazi se Nyamagabe ndahazi none se umwari na Birasa bahuye gute bamenyanye gute barakundanye byagenze gute kugira ngo ubundi bajye kubana siko numva urimo urambaza ibibazo byinshi ujye umenye ko uri umukozi wo mu rugo hano nubwo tutinyuka ukanyinjira ukambaza ibibazo nk'ibyo ngibyo
Iba buriya rero kuzambona gutya ngo ugiye ngo ndi umukozi wo mu rugo nk'uko ubibona cyangwa uko nifata njye ntabwo ndi umukozi wo mu rugo. Uri iki? Ahubwo nuko narebye nkasanga uruhande urimo nanjye nirwo ndimo. Ubwo urimo urashaka kunjijisha kugira ngo unyereke ko ibyo wavugaga byose ntabyumva. Ibiki? Ngo umwari ntaberanye na Birasa, ngo umwari nafatika, ngo iki n'ibiki, ngo ukuntu kameze. Uzi ko ntabyumvaga byose. Ibi biriya rero wumvaga byose. Ntabwo uko nabivugaga ko ari kokore. Berekaze. Mase hirwa reka nkubaze. Bariya badamu buriya bafite amahane angana kuriya. Utabinjire ngo ubigireho inshuti urabona wabakuraho iki? None urimo urashaka kugira ngo unyereke ko turi mu ruhande rumwe. Uye rwose ibyo ndi kugandisiriye. Ariko urabona ndi ikigori wafata ugacurika. Urabona ntazi ubwenge. Mase nkubwiza iki? Ngaho komeza numve. Birasa buriya utambona gutya ngo ugiye ngo nta hantu tuziranye kuri byinshi tuziranye na cyane. Nakoraga muri company yawe. Ndi umukirina gutya bisanzwe. Asa kunyikundira gutya nyihera akazi sibye ko byagize nanjye nkibonera igishoro nyine cyane nkajya kwikorera ubu ngubu nkaba nsigaye nikorera ariko nyuma nyine twaje kuganira ambwira ibibazo byiwe ambwira ukuntu ameze nyine urumva ansaba service nk'umuntu nanjye nk'ejo namukenera service ndayimukorera ubu mba ndi hano kugira ngo mucungire umutekano cunga umutekano wowe mwari mumenyere buri kimwe cyose kibera muri uru rugo ni urwo rwego ndi mutazanambona ngo ugiye ngura abadamu nibyo byose uzumva ndi kubavugisha ndi ubikora wijijisha none ndikora nijija just kugira ngo nyine bamfate nkaho nyine ndakagoryi cyangwa nyine ntazi ibyo ndimo noneho biriya numvise uvuga tuvuge ko atari ukuri bari abadamu nabazi urabasobanukiwe kundenza niwe mumaranye ndabazi ubona amahane bafite n'iminsi ngiye mbaza iminsi mike ariko no kubahagara muri amba mfite ubwo ariko ngiye urandenga ngiye numvaga kare urimo uravuga umwari nabi numvaga nyine muri mu ruhande rumwe wapi ntawo mpuriye na bari abadamu buriya nibyo baba bakora birambabaza cyane ariko nyine nkabura ukundi kuntu nabigenza kuko nanjye bamenye ibyo ndimo nanjye byaba ibindi bibazo ariko nawe nukujya witwararika kuko bimenyekanye sinzi aho wacu nawe ndi mu twiganira ibindi byo tubyihorere by'amasida tubyihorere rwose ntago nari kurara ntaje kukubwira ko namenye amakuru yawe yose ariko ibaze gashamura nandi ariko sida yabisetsa koko sida irasetsa koko cyakoze none watangiye gusa n'uyirwaye pe uziko n'umwera waje none umuntu aragukoraho ukahita weruruka ariko ninde wakundeje mu mwaka uweje uzaba wagize na zona ngaho nyumve ubu se none uyiniyo mbwira wa mugabo ndakwiyamye uri umwana w'abandi wirebe zakururiye Rwanda sha zakurariye Rwanda se wagenda gucomeka hano hose ariko ncomeka ibyo ariko kasaka mbabarira kabisa niba ufite ahantu iyo sida wayibonye ngiye mbabarire rwose nakubwiye ko nta sida ndwaye niba ushaka uzaze tujye kwipimisha kwa muganga ku buryo wumva yuko nkeneye se gihamya cyiza iyo uzaze tugende erega narinda aho wari uri ese aho wari uri se bamemye ureba ese ubundi wazaje tukagenda ariko nawe n'uyu tuzamujyana ubu uraje wanduza abagore bose tuzakujyane nawe sha sibyo kuko agasebe sindi ugashira amakenga we tukujyane kabisa ubwo se yaba yarandujwe n'iki ko wowe utoroshye ngo iki yarandujwe n'iki ngo natwigendere cyakoze mu mwari rwose ureba abagore bo muri iyi karitsiye wirebe ubu uzajya uvugana nawe wese nzajya amubwira ko wanduye gashamu n'izina ry'Imana ntabwo nzatuma ukwirakwiza sida muri iyi karitsiye uri umuvugizi w'abagore bo muri iyi karitsiye ndakwiyamye kandi ubwo ngubwo ugiye kuva aho ngaho ugiye n'umparabike makano gaturage kose ugashamura rwose agashamura rwose ndabivuga aho mva nkubwire hirwa hari akantu nshaka kukubwira nta nubwo ari ngombwa ngo birasakamenye sibyo kandi nawe uzakagira ibanga wenda ukitwarika nk'uko ngiye ukagusaba mbabarira umfashe niba ukunda umwari akaboko kari mushiki wawe umfashe urebe uburyo wabirinda ntazagaruke muri urugo bari abantu bagihari uvuze ngo iki urebe uburyo wamuheza ahari ntazagaruke muri urugo umwari aguma ahari ntagaruke hano ni ukuri kw'Imana bikazafata si igihe kingana bariya abantu ni abantu babi ntabwo umwari yababanaho umwari ntagaruka ntagaruke bagihari wenda ukareba ubundi buryo wabigenzamo bakahava umwari akabona kugaruka pe icya mbere ntuzi igihe bazamara hano ntabwo ukiza pe bibaye byiza bikaba bishoboka wareba ukuntu bigenza akazagaruka bari abantu baravuye muri uru rugo ndabyumva nyine nubwo bigoye ari igihe utekereza gukora ikintu nubwo usanga kiragoye ariko nyine ni hatari bano bantu ni abagome bano bantu ni abicanyi bafite gahunda y'uko umwari nagaruka bibaye ngombwa banamurangiza ikindi kandi ngo bamenye ko inda afite ntabwo ari iya Birasa
ibyo ndabizi, ibyo nsanzwe mbizi, ntabwo ari ubu ngubu mbyumvise. rero ubwo sinzi ukuntu biri bugende rwose. kugira ngo ntabivuga nuko ntazakubona n'abagore b'inaha. Njye nta sida ndwaye nabikubwiye ndakwiyamye. Ejo ugende usambanye abagore b'inaha bagende bazihereza abagabo babo babyara abana barwaye sida. Zabivuga nushaka uzavuga ko ngira amagambo. Kucyumva ko batansambanye. Ese ubundi reka maze nkubaza akazi k'amatsiko. Ndamutse nanayifite. Nawe narayivukanye. Hakuzi kusetsa. Wa mugani. Eko uyimenye none hasi undi wamenye. Nyine ibyo ndikusiye ko wera nta niyo mfite. Ariko ndamutse nyifite. Nawe narayivukanye. Ese wambajije wayiguteye. Ariko yintera yayinteye Ariko wari. byigamba. Agenda. Ega shamura no wayintera nahita nyimusubiza. Hamwe ubona ishisha ibyo wigize wowe. Je nigize iki se? Babyirwa bibungana. Ngo naye nk'ibyo bibonera imwe. aze guca umuntu ukikanga ubundi ubona nikikangusha oya nuko akazi kose nakarangije nageze ngo wenda ugiye kumbwira nabi. oya humura ndashaka kukubaza akazi nagwaye bimeze bite? Bose nukuri kumara ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye? Mva naragerageje ndagoragoza biranga. Ubu kugenda mu nzu hari ugashakamo ifoto byarakunaniye? Wavuze se ahubwo ko no kunyura imbere y'icyumba cya mabuja nyine cyane biba ari ibibazo ukahita mbwira nawe nabuze uko nakwinjiramo umva wagira ngo arabimenye. Shana ko nanjye sinakurenganya uretse ko nanjye ntayibona kandi nanjye icyo cyumba nkibamo nimba yigendana mu mabere nimba yigendana mu ikariso nayibandira foto y'ibikape. Ejo bundi naragerageje ndamwinginga ngo ngende muri mu cyo aranuka aranyihaniza tinzibeshye ngikina zankora ngo zatanyirukana n'ubwo ugeze nako ngo wenda ngo nzakubita nzatamwirukana. Ubu ntabwo yakongera guhirahira mu cyumba kandi mubwira ngo niyo mvuzeho gusa yuko bagumva ahisamo amagara kugira ngo bari kuncunga burya nawe reka cyangwa twumvirije. Ntabwo yatwumvirije kubera ko atarahari. Ese ubundi wa mukobwa bazanye hano wanga arahari? Uriya se arahari umwari arahari. Araryamye se? Araryamye. Mva nkubwire noneho ngiye kohereza amafaranga kuri telefone kumva ugende kuri botike kandi ntugiye kuri botike hano haruguru ugenda ndi bajye bita ngo ni kuri kantine. Kuko mana Yesu ya kantine ari haruguru wandi mujye mukunda ko unsika uragurusha make uraburana nanjye bamuginga oya ngo ujye muri botike aho bahenda oya genda unzana amavuta bita amara lotion y'abagabo. Amara lotion y'abagabo kandi ariho yagurira hano yagurira simbuka gira vuba bose ni kure ni kure ko wowe ari amaguru ugira turabise ko kimwe kandi simba shaka kubona bamuginga. Uraho neza papa mwana? Turaho neza. Kigali turakomeye. None se mwari wamumaye tukavugana? umwari yaje mu cyaro yaje kubareba da ahubwo ntabwo arahagera se? yaje mu gitondo. Yewe hirwa bavuganye da hirwa bavuganye amubwira ko ngo ari maze aho ngaho mu cyaro ni ukuri da
ubwo nahagera urambwira. Ako se mubushema namuhamagara mubaza iki koko? Nahamagara Shema nkubwira ngo umwari yaje aho ngaho. Uyu mukobwa ari kweli. Umwari ntabwo ari mu cyaro. Kanitabaze Monalisa. Dudu, nkuko nari nabikubwira kuri telefone, ndashaka divorce n'umugabo. Tumaze amezi 5 tubanye. Yego. Ariko nyine ndumva byanze. Rero wabinganirijeho, niyo mpamvu nagutumiye hano kugira ngo nk'umuntu w'umukiriya ushaka kugira ngo sinzi wakundangiye, ariko bisaba kugira ngo tubwizanye ukuri, menye n'icyo nagufasha. Ubwo icyo niba kumbwira ngo amezi 5, ese birashoboka ko nakwinjirira? It's okay, nta kibazo. Muri make umugabo wawe se umugabo wawe yitwa nde? Yitwa Birasa. Birasa. Urambwiye ngo ufite ikibazo cy'uko ushaka divorce kandi ushingiwe mu mezi 5. Mwana nyagasani, rero ni byiza kuba uje kugira, ariko nanakugira n'inama mbere yo kugira ngo urumva nturananganiriza ngo umbwire ngo impamvu ni iyi, cyangwa se ufite impamvu runaka yabiguteye. Ese ni ikibazo cy'umugabo cyangwa ni cyawe? Erega nubwo muba mutugannye, natwe tuba tugomba gukoresha amategeko ateganya. Ntabwo giye nakubwira ngo ndatuma divorce uyibona, ariko ntabanje kumenya ngo ese ikibazo kiri ku mugabo cyangwa se kiri kuri wowe. Nubwo muba mutuzaniye amafaranga cyangwa turi gukorera ibyo twigiye, tuba tugomba kumekinga sure ko umukiriya wacu tutagiye kujya kubogamira ku ruhande rumwe. Hari n'igihe wasanga niyo divorce utayihabwa, cyane ko amategeko cyangwa urukiko ari rwo rubigena. Wanyuriramo rero. Mama, ariko se umuntu aguhamagara inshuro 310 n'ititaba wowe, hani isoni. Ubuze umuntu agushakira iki? Ako se papa mwa. Umuzi ko mutagutabaza. Ubwo bona hahema magana ntabwo wanyumvaga. Ako se kuvuga naye mugabo mwiza none nakugize. Akamuzi mugabo mwiza ahamagara ntibitabe. Ese papa nakubona yuko mba nibereye mu kazi kanje. Ibyo mba ndakubwira bari ingezi nzanye ngo amagoro y'imyaka ibyo bifite umumaro munini cyane. None se ngiye ibyo narindimo nta mumaro bifite. Uyu yabisobanura gute koko? None se habaye iki? Mana yanjye. Ngo mwari yabuze. Mu izina rya Yesu. Ntabwo mvugana na Birasa. Akubwiye ngo nguki? Mwari yabuze. Mu izina rya Yesu. Navuganaga na Birasa, ngo babuze umwari.
umwana wanjye ndamubarira. kandi ngo yahagurutse i Kigali mu gitondo cya kare haje hano mu cyaro. Aje hano ni sangahe? Saa yine zaburi 3. None se uko numva yakaba yagize kugira hano ko nabonye ubushize nakoresheje saa 1:05 mikera. Mwari papa haguruka tujye gushaka umwana. Ntuturema dushakire. None se turicara hano bigende bite? Ngo ese ko bamubuze bavuga ko yaje tukaba tutamubona. Nyine haguruka ariko dupfe kugenda mu mamodoka yose. Ariko mugasetse. Basi dupfe gutangirira kuri ka. Mwari n'urushinge ku byo atakaye mu modoka abari ababishuza ntibamubona. Ariko se papa ko mbona wagira ngo nago bikubabaje. Bitambabaza. Impamvu rero kuva nashyingiranywe n'umugabo wanjye. Yego. Twamaranye nk'icyumweru. Ngiye mva mu rugo. Cyumweru. Nsubira mu rugo nyine iwacu ndataha. Yego. Impamvu nasanze ari ikirembo. Wasanze ari ikirembo. Kandi dukundana kwa kundi nyine ukundana n'umuntu ntiyigeze ambwira icyo kintu kuko ntabwo twize turyamana. Nge narinzi ko ntomboye kwa kundi nyine ukundana n'umuntu kumvura tomboye kumvugiza amahirwe yo kubana n'umuntu utanakwaka. Nyine numvaga ari byiza. Noneho rero umunsi wa mbere dukora ubukwe numvaga nyine ananiwe nkuko nanjye nari naniwe. Umunsi wa kabiri bigenda gutyo. Umunsi wa gatatu rero bigeze aho numva sindi bubyihanganire nibwo ngiye nagiye. Rero amezi 5 arashize ariko nagarutse mu rugo ubundi mu rugo nashakaga divorce kuko twasezeranye ivangamutungo. Ndabyumva ariko wambabara nkagira icyo nkubwiraho gatoya. Urabona urambye ngo mu mazi amezi 5 mubanye. Hanze aha hari ibintu bya divorce ziri gutangwa. Ese ubu sinaba ngiye kuburanira umuntu cyangwa waje afite target yo kugira ngo agire. Rega mu by'ukuri nubwo abantu basezerana bakundana. Ibyo byose mwarakundanye. Ikindi cyangwa hari imyaka yabaye. Sinajya kuvuga ngo yenda kwatse Vance warifashe urumurokore ntawamenya ariko se shaka kubaza. Ngiye ubu nanjye birancanze. Rega natwe turi abantu nubwo tuba turi mu kazi. Wenda kugira nkorohereze. Yego. Niba amategeko ngiye ntabwo nzi amategeko nayo nize. Ariko iyo mvuze ikibazo nk'icyo ntabwo wowe umujaji ntabwo uzajya kubimenya. Sibyo? Wowe muroye. Rero ntekereza ko no kwa muganga dushobora kujyayo bakamupima bakamakinga ashaka ibyo ndi kuvuga ari ukuri. Niba mu mategeko byemewe. Ko murasetse. Hako bimbabaje umwana wanjye aramutse avuze ngo ntibyambabaza. Basi tugende hariya hepfo twicara ahantu. Nuwabigize nk'uruhare wese nuwabyumvisha yabigenderamo. Wakora iki se wowe? Wakora iki? Ku mwana w'umuntu ntabwo wabura icyo ukora. Wakora iki? Cyose ntakora niki? Wahamagaye se telefone ye? Telefone. Pfa kumuhamagara basi turebe. Ya telefone. Hamagara. Ntabwo se nimero yiwe ukiyigira. Egeza hano gutya dupfe kureba. Arakanditseho Emmanuel 3. Wanditseho? Emmanuel 3. Nifutangera. Muhamagare twumve. Iciyemo? Ntabwo iri gucamo ngo ntibashe kubona. Ayo mana. Mwana uwo mukobwa nyina none ndabari. Papa mwambabare tukajya gushaka umwana. Birasa byamugora byamusaba imbaraga nyinshi cyane. None se birasa urumva yishimye ariko ntukajya uvanga ibibazo. None se ubona yabaga muri kuva ntibaga ku mugabo. Arashatse afite urugo. Hanyuma ukambwira ngo birasa gusa yabihonoka tu. Yambwira uburyo umukobwa wanjye yamucitse hanyuma akambwira ngo ntabwo azaho umukobwa wanjye ari. Ubu se ubuhirwa we kuko base amagara hirwa ajye gushaka mushiki. Ntigo se niba murongoye. Papa mwana mugira n'ukuri kwima. Nk'ubu wahazana basi mvugane na birasa. Nkiriramo nimero ze. Akira. Birebe nanyahamagaye. Ntabwo nzi kubireba. Mana we. Citse umugongo n'ukuri kwima. Umwana wanjye kuko ndamukura he. Shyiraho neza higeza hino.
shamwa waje ukiryamira hanze ese kuki wowe ucecetse ubona nta murare umuntu udashaka kuvuga uhora wigunze ugomba kugira n'abasakana ukanyamuneza ukagaragara ko unakeye sibyo none se uko harya barambwiye ngo wari ufite umugabo none se ko nigeze mbona umwanya ngo tuganire mu by'ukuri umugabo we mwapfuye iki ku buryo akwirukana ntabwo yakwirukanye wapfuye kuva gutya mu rugo uragenda tuburaho uratoba byagenze bite njye wivanyeyo kubera ko mushiki we na mama we ntabwo bankundaga ntabwo bishimiraga yuko mbana n'umuhungu hanyuma se warigenda ufite amezi angahe amezi ane Batamasera rero humura nta kibazo nuko ngira ngo nyumve neza se uzi ko nanjye ubwo byumva muri no rugo urizi ko hari bazo mpura nabyo buriya mugore wanjye ubona tubana shamba nkwambuye buriya tubana ku mahane sisi ndakumva ariko waje usanga waje ushaka kuba nkugira inama ntabwo naje nshaka kungira inama Dudu naje nshaka ko ukurikiza icyo amategeko akubwira kuko njyewe ngomba kukwishyura sibyo mu gihe nkwishyuye ambwiye ngo be honest mbwiza ukuri numara kumbwiza ukuri ngufashe noneho rero ngiye mubwije ukuri uri kubyumva ntabwo ndi umugabo wanjye ndamukunda sibyo akize n'akakanya twagumana uri kubyumva ariko njyewe ikintu gituma ntari mu rugo kugira ngo muce inyuma sibyo cyangwa njye kubyara hanze ahubwo ngiye natandukana nk'uko amategeko abivuga ko njye ikibazo mfite kirumvikana kereka niba amategeko kitumvikana ndabyumva rwose rero icyo amategeko avuga amezi 5 nta muntu urukiko rwemera ko batandukana none se cyamvanye iwacu kikanjyana kwa birasa n'iki none se reka nkubwire cyangwa nkubaze uretse kumva ayo mabwire ngo ufite rekodi niko wambwiye ngo cyangwa se ngo mu buriri yego ntibyagenze neza ariko ni wowe ni mwebwe babiri rero ndenda kugira ngo umfashije wampuzana n'umugabo wawe kugira ngo mbone amakuru neza kugira ngo nawe nguheshe kugira ngo ubone uko ubwo butane wabubona ariko icyo nemera cyo nuko birasa surakeka ashobora kwemera yuko ari ikiremba iyo ari mu bantu aba yigize umugabo yewe ibyo bintu rero nkunda izo kesi tujya tuzihura nazo ariko akenshi biba bihaye igihe kinini umwanya ryari nzaguze nawe yewe rero urabona iby'umwanya tugira akazi kenshi uwafasha nkazaguha randevu yanjye bitewe n'igihe nabonye tuba dufite abakiriya benshi murakoze cyane kandi urakoze kandi wihangane sha mukobwa we erega buriya wasanga n'Imana yakuzanye muri no rugo ugasanga ibyari ibibazo bibaye ibisubizo uri kunyumva uruzi kuri umugore wanjye ari nko kumubona nk'ifoto nta n'ikintu ajya amarira no mu gitanda pe buriya twiberaho nk'amasitati kandi umenye ko umugore ufite inda intoya aba akeneye guhura n'umugabo kugira ngo nibura igihe cyo kwibaruka ntazarushye abaganga ibyo ntabwo umuganga ugupimye yabikubwiye yabikubwiye sha abikeneye umva nkubwira mukobwa we utazabona amahirwe ukayirengeshwa uru rugo ureba uru nguru ushobora kubona rubaye n'urwawe ibyo urabitekereza ko byabaho ntabwo ariyo mbwira ugira ikibazo wininya ubu nta kuntu nanjye nkubona n'umugabo kandi turi mu rugo twenyine sibyo waza mu cyumba tukareba ukuntu tuganira urabyanze
ariko uzi ko ufite uburenganzira bwo guhita mwirukana mu rugo rwanjye ugahita uvangaho ukagenda urabizi cyangwa ntabwiza humura humura ubu se n'ubwa mbere wamuhuye n'umugabo usanga ko afite umugabo ushaka we yambwira tugende umugore nta muntu uri hano umukozi ntaho ari nigenda turana twenyine ngino shaka ako se wandetse uri kumbabaza ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu, ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze. Wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze.